discipline nicyo kintu cy'ingenzi kurusha ubundi bumenyi bwose umugabo wo kwisa akwiye kugira ngo yitwe umugabo. Discipline rero ni iki ndaje kuyasobanurira. Udafite discipline ntago wabaho wishyira ngo wizane. Wumve neza, kubaho wishyira ukizana bisobanuye iki rero? Tuvuge ngo ushaka kwishyura ukizana ku buryo imodoka yawe utazayijyana mu igaraje ngo bayigukore, ukavuga ati hari utuntu umuntu abasigaye azi kwikorera, uvuga ati nanjye imodoka nayikorera. N'urugero telefone yanjye ipfuye nabiri ibintu byinshi nakwikora nayijyanye hanaha, ibintu nk'ibyo, televiziyo, utuntu twinshi two mu rugo cyangwa se n'ahandi hose no mu kazi, hakagira ibintu ushobora kwiga kwikorera. Ati ufite discipline. Discipline ni iki? Discipline ni ukubanza ukicara ugatuza ukagenda ukabyiga. Udafite discipline ntabwo wakwicara ngo ubanze wiga ibyo bintu. Discipline mbega gukora ibintu byawe ukavuga ati reka nicare mbanze niga iki kintu, nimba nshaka kwishyira nkizana ubutaha nkajya nyikorera cyangwa bikagenda gutya. Nimba ushaka kubaho wigenga ku by'amafaranga nta muntu ukorera, bya bintu usanga umuntu akubyutsa saa moya ngo aripotinze ku kazi saa mbiri yakaba yanakwirukana, ugashaka kubaho wigenga ku byerekeranye n'amafaranga, icyo gihe nabyo uzakenera discipline yo kubanza ukicara ugatuza ukareka kwiyemera. Hari abantu benshi bareba zino video zanjye cyangwa se n'izindi cyaya kuko umuntu atangiye kumugira inama, yumva ari udufaranga duke afite cyangwa se yumva akaguciye amazi uri kumubwira ugasanga ntashaka kukumva. Ati discipline rero ni iki? Discipline kuvuga ati umuntu kuvuga nyamara ibintu ushobora kuba nazakenera, ukicara hasi ukabanza ugatega amatwi, nakubwira ngo subscribe ukayikora, iyo nzogera ukayikanda kugira ngo tujye tugenda. Iyo nayo ni discipline. Nimba ushaka kubaho nta muntu ukoresha, ibyo gusaba discipline yo kubanza kwicara ukiga ku byerekeranye n'amafaranga. Abandi bayabonye bati ugaca bugufi umuntu wayabonye cyangwa se ufite ibitekerezo akakubwira, kandi ibyo akubwiye discipline ntabwo birangira mu kubyumva cyangwa se mu kubuza ibintu. Ibyo bintu discipline gutegeka no kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu dukomeje kuvuga ati buri mugabo afite abagomba gukenera discipline kugira ngo yitwe umugabo. Nimba ushaka nanone kugera ku mugore w'indoto zawe, wa mukobwa uvuga turiya muntu ndamukeneye, uriya mukobwa niwe tuzabana cyangwa se nshaka dukundana, nabyo bigusaba discipline. Bikubishwa discipline muri buri kantu kose ko kwisi, aricyo kintu cya mbere gikenewe. Bigusaba discipline nanone yo kubanza ukicara ukiga ku gitsina gore cyangwa se ukiga ku bagore, ukavuga ati ngiye muri ubu buryo ngize gutya. Urabizera abahungu benshi kubera nta discipline bafite umukobwa mwiza kuko wanakamukunze, kuko nta discipline yo gutuza ngo abanze yivugisha mutugore. So abakobwa bagenda batura mu discipline buryo avugisha mu gitsina gore, buryo yitwaramo imbere y'igitsina gore, ukabona umukobwa arakubonye kandi nta n'umutima mubi ufite pe, ariko akumva ko atari we kwego aracyamwana abana. Ariko ugasanga hari umuntu w'umumeni uko yabanje kwicara agatuza iyo discipline akamenya ati nyamara yinjirira gutyo umukobwa, ugasanga aramutwaye ari nawe mu bari inzara ziraho. Ati ibyo byose ni discipline yo kubanza ukicara ugatuza ukiga ikintu. Ni discipline yo kujya muri siporo mu gitondo ukavuga ati ndabyuka izisange muri siporo. Ni discipline kuvuga ati mu rwego rwo kurinda umubiri wanjye ntazarwara ibintu by'imyijima n'ibikiri ibindi birwara, ngomba kunywa ku rugero gutya agira kandi iminsi mwera, atari ukuvuga ngo kunywera mu kigari ngo mukahahiye ngo nuko abantu bose bari nya. Iyi video rero ibaye ngufi, tuzakomeza tugenda tubaganiriza kenshi ku bumenyi ubundi umugabo nyamugabo akwiye kugira ngo yitwe umugabo. Ariko nari nahereye ku ngingo 5 zishobora kuba zagufasha muri iminsi kuba wagenderaho, kandi ni mu byumve gusa mubishyire mu bikorwa. Sibyo? Mutekereze cyane kucyo bisaba kugira ngo umenye nanone ukuntu discipline ari ikintu cy'ingenzi. Abantu badafite discipline basigaye bumva ko ngo kugira discipline ngo uzabona abantu bakubwira ngo dufite kwishyira tukizana, udafite discipline buriya nta kwishyira kwizana ufite. Hari abazi ko kwishyira ukizana cyangwa se kwibohora, ngo cyane cyane nk'abakobwa hano bari kutubwira ku bagore. Hari abakobwa cyangwa se abagore bagenda baryamana n'abantu bose ngo nta sheri mfite, nta mugabo nkeneye, agenda aryamana n'abantu bose abonye, yarara mu mayogamo, kwishyira ukizana ngo bikuba ubuzima nshaka, bayeho ubuzima n'ubwanjye nta muntu utegeka, akumva ko ari ukwibohora. Ari ukwibohora ko mu kwibona na discipline ngirimo. Nanone ukabona abagabo ngo banywa inzoga n'ibiyobyabwenge cyangwa se babyuka bicaye bari mu bintu by'amavideo game bakora ubusa, kuko ngo nta muntu uri buze kumubwira ngo kora iki cyangwa jyaha cyangwa se iki, nta nshingano nzima afite, akumva ngo ari ukwishyira ukizana. Ntabwo ari ukwishyira ukizana, nta na discipline birimo, kuko umuntu akubwira ngo ngiye ngo ntakiri igihe nshakiye, ngo madamu nta kintu yaza mbaza, ngo ndaragwa iki n'iki, ngo mu rugo nta kintu baza bambwira, kumva ko ngo ari ukwishyira ukizana. Ibyo ntabwo ari ukwishyira ukizana, ngo nta na discipline. Kwibohora kwa nyako ntabwo ari ukwigira inyamaswa cyangwa kwigira ibati. Ibyo
se kumva ko ngo wakora icyo ushaka cyose ngo urwo kwishyura ukizana wapi ntabwo ari byo ahubwo kwishyura ukizana ukora ibintu discipline rero je nyayo ifite ni kumenya kwibohora kwa nyako bitewe n'ibikorwa ukora nuko ubonye wese akabona kuri ku murongo wibohoye nawe uzajya kusanga ubwo buzima urimo witwa ngo nukwibohora ibizo nzira z'ubugegerwamo amafuta ukora ayo mayuguraramo hose wita ngo nukwibohora nta muntu waza ugira icyo kubaza mu byo ushaka icyo gishaki ibyo bintu bizagira igihe kubyibohora kunanire nibwo uzamenya ko discipline wawe ikeneye kugira ngo wibohore mbere kuko umuza abantu badashobora kwikura ku biyobyabwenge byarababoshye kandi batangiye ngo bumva ari amaniga ngo ewana ngo twibohore mani ngo turi free man wapi ntabwo ari byo ubwo bakaba batabasha kubyikura hari igihe uri kwibohora kwa nyako no kugira discipline. Hagati aho rero ikindi nababwira mwibuke gukora subscribe iyi YouTube channel ahanini nashyiriyeho cyangwa se mbanekereza ko gahunda nini tuyifitiye ari ukugira ngo tutume abantu baba beza kurushaho nisirega muri rusange tuyisukuru tutayisanze nimba ushaka kuba umuntu w'umugabo nimba ushaka umugore muzima nimba ushaka kuba umuntu ufite ikintu kizima n'igihugu cyawe kivuga ati igihugu mbamo hari icyo nakimariye cyase umuryango wawe iyi niyo YouTube channel ukwiye gukora subscribe mbere y'izindi zose